Imyitozo ibanziriza ya nyuma murimo murategura umukino wa Mukura Victory Sport, ubuyobozi buratera intera ivuga ngo ni imikino 8 dusabwa tugatwara igikombe. Ikipe yanyu imeze gute, yiteguye gute uyu mukino wa Mukura? Murakoze, ikipe iteguye neza, tumeze neza, umwuka ni mwiza muri ekipe. Nivuga ko ubwanjye turabizi ko dusigaje match 8 kugira ngo tugire ku gikombe. So gahunda ndakora match kuri match kandi intego ni gutwara igikombe. So nakorekura kandi twizeza abakunzi ba Rayon Sport ko kwa gatandatu tuzatsinda. Ariko ni Mukura yabatsinze muri Muhire Kevin kandi ni ikipe imaze iminsi itaborohera. Ni Mukura mwabonye gute, nayahe masomo mwigiye mu mikino iheruka mwakinye nayo, murayakosora gute kuri stade Amahoro? Cyambere cyo Mukura dutsinze dufite imvune nyinshi kuko bakinisha bakinnye. So amakosa twakoze kuri match ya Fazare turayazi, twarayakosoye. Turabizi ko namwe na twemerewe gukora ikosa ryose kugira ngo tutakaze igikombe. So twe twiteguye neza kandi amakosa twakoze yose twarayakosoye kandi dufite determination hejuru kandi abakinnyi bose bameze neza. So asige na afana kuzari benshi badushigikira kandi twabaye ibyishimo ko babyifuza. Ubuyobozi bwafashe umwanzuro kujyana match ya Mukura Victory Sport kuri stade Amahoro. Hari ababibona nk'amakosa, hari abavuga bati ntabwo stade yakuzura, abafana ntibaboneka, stade yuzura ariko abafana ba Peri bajemo. Warabyishimiye we wumvise ko match izabera kuri stade Amahoro, byakiriye gute? Yani ibintu byanshimishije cyane kuko ni stade nziza, ni stade tumaze kumenyera, ni stade ituma abakozi b'umupira w'amaguru baza bakareba kishimo mu kibuga ngo ni stade kandi izindi zose dufite. So ni stade mvuga ku bwanjye ko ifasha abakinnyi kumenya urwego bariho kwigaragaza. So mvuga ku bwanjye ko abakinnyi ba Sport bamaze kwimenyera, ugasigaye na hacu kugaragaza ko iyi stade tuyikwiye kugira ngo dutange ibyishimo. Mwa profita kuba Mukuru ugiye kwakinira bwa mbere ukurikije uko ikibuga kimeze? Si uguprofita ahubwo ikipe navuga ko ikipe imeze neza ari zabasha gutsinda, ariko twe tumeze neza, turi mu rugo kandi tugomba kugaragaza turi mu rugo. So abakinnyi ba Sport bameze neza, abayobozi baturi inyuma, abafana baturi inyuma, abasigaye naco kugaragaza ko dushoboye kandi dukeneye igikombe. Mugiye gukinira kuri stade Amahoro ku nshuro ya kenshi bitandukanye na Mukura, abafana urabaha ubuhe butumwa? Kuko hari umuntu uvuga uti stade ntibashobora kuyuzuza, urabivuga hiki? Urabaha ubuhe butumwa abafana ba Rayon Sport uhagarariye abakinnyi wowe? Abafana ba Rayon Sport ubutumwa n'abantu uko bagomba kuza ari benshi bakadusupportinga, tugaragaza ko dufite abafana benshi, kuko abafana turabafite ni benshi kandi biragaragara nkuko twabivuze kuri match ya Peri tuyuzuza, n'ubu twayuzuza. So na hacu kuza bakadusupportinga, nimba bakeneye igikombe koko bazi amasede Amahoro tuyuzuze kandi biragaragara ko dufite ubushobozi bwo kuyuzuza. So nta byinshi byo kuvuga ahubwo bazadusupportinge, ibyishimo babifuza bazi tubibaye kandi iki gikombe twifuza tugomba kugitwarira mu mahoro. So kwa gatandatu tugomba kuyuzuza nkuko tubivuga, nibe mu magambo gusa ahubwo mu bikorwa stade yuzuye.
Hamwe n'uruganda Ingufu Gin Limited dufatanye gusangira ibyishimo twisangirira inzoga zengwa n'uruganda Ingufu Gin Limited zimaze kwirahirwa na benshi mu guhuza benshi mu baturarwanda no mu karere nyuma yo gukundwa kw'izo mwishimiye cyane nka Red Warage, Ingufu Gin, Castro Gin, Gin G&S, Club Whisky, King Foodka, Medon, Radiant Gin. Uruganda Ingufu Gin ubu noneho rwabengeye rikeri, izi nazo zikaba ziri ku isoko mu bipimo bitandukanye harimo New House na Hometown. Nutegura ibirori bitandukanye ntuzaburemo izi nzoga dore ko ziboneka mu gihugu hose. Duhamagare kuri 0785 30 81 52 cyangwa kuri 0788 30 29 52.